are live, ladies and gentlemen, with Mr. Ivan, the one and only Buravan. Karibu man. Narebye ama interview yawe nka magana abiri since yesterday. You know, because I was like, okay, where do I start the conversation? Tuganira business, tuganira marketing, tuganira ibintu bitandukanye. So I was like, okay, how can we add value? Ni gute twakongera value ku mukurikira, right? Let me look at some interviews. Ariko kimwe nabonye no ukuntu twaza tuganira ejo ku bijyanye na n'irapuro yabonye mu Bufaransa, right? Ubwo abantu mu Rwanda pola kugera hariya ntabwo ari buhoro kwanza birihuse. What, 7 years? To the public, apparently simvuga igihe wari muri segonderi utangiye kujyamo full time, like when you started going full time. Just 5 years. So no kuvuga ngo you still going then. Eh? I'm not stopping. It's not an option. Nice. You see, nicyo gisekeje abantu benshi barimo gutekereza ngo byacitse byawe ibyo barimo ko ngo I'm not stopping. 5 years. Umaze kubona igikombe cyo mu Faransa, right? Ntuza pre découverte. Ivuze iki? What does that mean anyways? What does it mean? Dusobanurire ko turage tutumva. Prix découverte. Prix découverte ni ubundi ni irushanwa n'ubundi ryashyizweho. Okay. Hagamijwe kureba mu ba artiste b'Abanyafurika. Like abafite potential ikeneye gusunikwa ku buryo noneho abantu benshi bayibona. Ariko bagatorwa hagendeye ku byo bakora, ku bintu bamaze gukora deja. Noneho yes. Donc ni competition wagiyemo rero ntabwo ari ibintu baje bagupikinga gusa. Yeah, ni competition applyingisha indirimbo zawe wakoze n'amaconcert wakoze. Kuko iyo bagiye kureba umuhanzi ngira ngo ni ibyo cyane abundi bagendera. Donc nta kimenyane kirimo, ni ibikorwa nta magambo arimo. Nta nubwo mwamuziranye. So ni bihe bindi bihugu mwakoraga competition? Okay. Au départ, nkuko babivuze ngo hari abahanzi benshi, hari iki muri Afrika yose haplines abahanzi bagera mu 500. Yes. Damn. Hanyuma habaho kugenda bagosora niba ariko nabyita kugeza kuri etape habasigayemo abahanzi 10 muri baba ndi 500. Yego, ariko ibyo byatwaye nk'amezi 3 ko kugosora. Okay. Haba hari team iza ikumva akagira bavamo, indi team ikaza ikumva akagira bavamo. Nyuma y'amezi 3 nibwo hasigayemo list y'abantu abantu 10. Abantu 10 noneho babashyira ku mugaragaro, niho harimo abenshi usanga ari muri West Africa kuko biriya bihugu bivuga igifaransa buriya ni nabyo bimenyeye amakuru cyane. Information ni ngombwa cyane. So abo ngabo noneho habaho gutora. Aho ngaho habayemo gutora, kubwira abantu bawe ukabwira uti go vote for me, platform ni iyi ngiyi, ni gutya batora noneho bakagutora. Ibyo bakabigenera amanota nka 50% ndetse n'indi 50%. Ni engagement baba bareba. Umuziki nanone. So bareba engagement y'aba followers bakarana n'umuziki nabyo. Yeah. Oh wow. So that's a real deal. Yeah, it was a real deal. Damn. Nari ko umuntu abakoresha za connection wanda cyangwa iki, to be honest ntabwo nari mbizi ko ariko bigenze. So ngo ni 50% ni bikorwa engagement because
engagement yajemo tugeze ku 10 mitoroshye. So now you umaze gutsinda, how do they support you? Baguha exposure cyangwa nibyo gusa birangira aho ngaho? So buriya umuhanzi wese ahava akagera, the big dream nuko nyuma yuko ukoze a whole album uba ukeneye gutouringa. Rero gutouringa okay, iri iherutse gukora ubushize umwaka ushize wakoze ahantu henshi? umwaka ushize ibiriya bihugu byose nakoze umwaka ushize ni tour yari yabaye sponsored nabo. Oh, nice man. From there ukuramo experience, ukuramo izindi realities z'umuziki, ukuramo realities z'ukuntu the business should be done, ukuramo ibintu byinshi, and then the like performingira abantu bo muri ibyo bihugu byose. For example muri Ivory Coast, Cote d'Ivoire, performingiye 10,000 people live. It was amazing. Mu Kinyarwanda? Of course, mu Kinyarwanda cyane, nkababwira ndimo nkababwira ko mukunda nirukura amagambo nabo bakabisubiramo cyane. ariko confidence ufite ntabwo ushobora kumukunda ari hatari. You need confidence on another level, you know. Yo, I mean, you should watch a video. No, kubera n'ukuntu banezerewe. Like I went on stage on the 26th. Kuko nari mfite igihe kinini cya performance. Ndakora kugeza 27th, like twinjira mu ndi munsi. And that was my birthday. Okay. Hanyuma, like surprisingly, since I babivanye bandirimbira the birthday song. Okay. And I was like, whoa, this is the best day of my life. Yari after party bajemo cyangwa? Oh yeah, hari kuri show mo. Oh, live? Show ndi kuri stage. Kuri stage? Yeah. Oh. Iyo ngiri kuri YouTube. I can find it on YouTube. Even on my Instagram you can find it. Oh man, they were making a show. They were even high than I linking a kuri kiganiro. That would be crazy, man. No, okay. Now, in 5 years, you've gone to 14 countries. I mean, ibyo ngibyo nibyo nakoze muri iyo tour gusa. Hari ibindi nagiye nkora like bidahuye n'iyo ngiyo. So in 5 years I've been I would say in 18, if not 19 countries. Yes, 19. Ukora tour? Yeah. Dang, I'm taking notes. This is crazy. So, nk'umuntu urimo kureba, impamvu ndimo gushaka tuganira kuri ibi ngibi ni uko tuganira iyi channel yacu. Wowe urimo urareba dufite abantu benshi bavuye hehe? Abenshi cyane bagira ngo dufokasinge cyane ku banyarwanda, ariko bari mu bice bitandukanye. Hari aba Canada, hari aba UK, hari abo muri za Africa del West bakurikira, hari abi Burundi, everybody, right? Ni benshi bakurikira. Ariko icyo dukora turabasuje cyane mwese. Ikintu cyane dufokasingaho ni success, right? Yes. No success umva tubibona mu bintu bitandukanye, ariko impamvu dukunda gufokasinga ku mafaranga cyangwa business cyangwa promotion ni ukubera ko ni ibintu bifatika, birabarika. Nk'iyo uvuze ngo relationship yanjye successful, ntago wabasha kwibara. Mvuze ngo ndi successful muri sport ntago bibarika, ariko iyo bijyanye na pre nka touring ibihugu 19, that's tangible, ni imibare ifatika, right? Iyo tuvuze ngo pre aha n'aha ni ibintu bifatika. Niyo mpamvu mbashaka ko tujya muri iyi sanse kugira ngo abantu bakurikira bumve ko niba Ivan arabikoze, it's doable. Icyo dukeneye ni umuntu ushaka kutubera urugero, right? None wowe 5 years ago, dusubire inyuma, sibyo? Dusubire mu myaka 5. Uravuze uti ngiye kugira full time. D'abord kubera icyo watekerezaga uti ndeke gukomeza ishuri,
njye full time muri iki kintu byavuye kuki nuko hari icyo wabonye what was the motivation behind it? So narangije segonderi muri 2013. Yeah. Then 2014 I wanted to get ready again. Ebana mfata time yanjye ibyo nashaka kwiga ndabyiga vuba vuba kuko umutwe wanjye nayo mfite icyo nshaka nari nzi icyo nshaka. Actually ku bantu badukurikiye batabizi, we met when I was in S5, I guess. Yeah. Muri 2012. Yeah, 12, yeah, that's right. Yes. So nari umujene ukunda kwiga, turahura wowe urabyibuka tukajya tuganira cyane nkakwira ndashaka kuzaba umuririmbyi ukambwira uzakora iki n'iki. Ntekereza ko cyane ni naho nakuye ko somebody can tell you how, like, inzira ushobora kunyuramo, suggest you inzira ushobora kunyuramo bitari ngombwa ko ari muri field imwe niyawe. Niyo mpamvu ntekereza ko for me to inspire someone, he doesn't have to be a musician. Ntabwo akeneye kuba ari umunyamuziki kugira ngo abe inspired nanjye. So facts. Urumva twari twaragiye tuganira ibintu byinshi. I wanted to succeed, kandi to succeed in what I love, to succeed in what I do best. Urumva, and that was music. So 2015 I decided to start. Numira inshuti abavandimwe ndababwira ni I'm starting and I will need your support. I'm going to do my best. 2015 ndakora. Very supportive. Ndakora ndi mu ishuri. Ntago bari contre bavuga ati komeza amashuri. Nari nararivamo. Okay. So nari nararivamo, nari ndi kwiga. Like umwaka wa mbere nkurangije, wa kabiri mujyamo 2016. Kabisa ugeze ku musozo, ariko kuko nabikoraga ari byombi parallèlement, nkabona nkeneye gushyira imbaraga ahantu hamwe kugira ngo ndeke kuzitatanya ibintu usange nta na kimwe ndi gukora neza. So nshyira ku munzani ndareba what do I need most. Ndeba like nshyira ku munzani ndareba ngira ngo nicyo gihe twaraganiriye. And I was like, okay, I know ntabwo byumvikana, biragoye ko abisobanurira umuntu ngo nahisemo iki, ariko njyewe I'm going with my heart. Ariko ndavuga ni if I'm doing this, I have to prove everybody that this is the right decision I've made. So you were all in? I was all in. I was all in, and shyiramo imbaraga, and God knows ibyakurikiye, and everybody have seen. Ibyakurikiye, the whole world knows. I mean, right now our francophone barabizi. So do you have uririmba ikinyarwanda kandi igifaransa, icyongereza wagifocusingaho cyane? What's your market usually? So iyo ni imwe muri navuga muri challenge nihaye njya gutangira umuziki. We were like mu kinyarwanda kitavangiye, ariko nkareba nkavuga nti the market we have here, yes, n'abantu bacu beza, ariko ntabwo tujye kurimbira abantu b'iwacu gusa. So kuko nzi ko nabo bashobora kwiadapta mu zindi ndimi, ndavuga nti nzajya ngerageza kugenda shyiramo akongereza gake. I remember muri 2016 nibwo nashyizemo indirimbo ya mbere irimo akongereza. Hanyuma nabyo barabicriticizing, baravuga bati reka niba ugomba kuririmba ikinyarwanda ugomba kuririmba ikinyarwanda gusa, niba ugomba kuririmba icyongereza reka kuvanga ibintu. Ariko I knew impamvu nabikoze, impamvu nabishakaga, and I'm glad right now abantu benshi bamaze kuadapta
uwo muco wo kuririmba ushobora kumvikanisha ibyo ushaka kuririmba mu ndimi zitandukanye kandi it paid out kuko umuziki w'abanyarwanda usigaye wumva so icyo dukeneye no gushyiramo noneho ingufu kurushaho kugira ngo bigere nawe. So none ubu ngubu nk'umuntu tuvuge iyo urebye imyaka 5 ishize ni bihe bintu usibye gukora cyane kubyo biragaragara ko ukize gukora cyane nige nabonaga menshi bakoresha everybody can tell you are very focused ariko ni iki mu bintu wakoze byagufashije gusohoka mu nduru ya benshi iyo mvuga induru ya benshi ngo cyane benshi cyane no kugerageza music right cyane imyaka 5 ishize everybody wanted to be a musician ni iki cyagufashe kugira ngo ubashe kuzamuka cyane noneho kurushaho gusohoka ni marketing ni team what fit around you what was the main key? So hari ibintu byinshi icya mbere ni kwanza you have to be navuga kugira intego ukavuga uti dore icyo nshaka ni kiriya hanyuma yes wamara kuvuga uti icyo nshaka ni kiriya ukavuga uti nkeneye iki kugira ngo nkigereho ndashaka kuhagera ndi umuntu umeze ute ubwo ngubwo ugakora kuri like image yawe ushaka gushyira hanze kuko ariyo niyo abantu bakurikira niyo bisanisha nayo ku buryo umuntu avuga ati nkunda umuziki wa Buravan akavuga ati Buravan ameze gutya na gutya nka nk'urugero rw'intego imwe wari ufite muri 2015 washaka kugeraho wumva wagezeho cyangwa ugitarabaya. So ikintu nakoze nirinze kwiha intego y'umwaka umwe ndavuga nti jyewe ndumva nifuza ko mu myaka 5 nshaka kuba narakoze ku buryo navugaga ko nifuza ko Afrika yabize umuziki wanjye ariko ntazi aho bizaba right hanyuma so far imyaka 5 irimo irarangira uyu mwaka so where you at ubona bigeze he? So nibyo nkubwira nagize amahirwe yuko byabaye mu myaka 4 ahubwo ntibyigeze biba muri 5 nihaye gotcha arumva byabaye mu myaka 4 ndatuwaringa mbona n'izindi verite nyinshi ubu ngubu binarangiye yewe ngira ngo sinzi niba hari abantu babaje kubinotisinga kuko aho birangiriye nafashe pause kabisa like ubu ngubu kabisa you've been quiet yeah I've been quiet like for a whole year kuko I was like icyo nihaye kugeraho nakigezeho ariko just the beginning what's next what should I do next to level up urumva right so ibyo ntushobora kubibona utabanje gusubira inyuma gatoya ngo ubirebere inyuma right so time yanjye yes nafashe time ndasohoka kidogo nditegereza ndareba ndabibona neza ubu ngubu navuga ko namaze gufata noneho undi murongo w'ibyo nshaka gukora ari nabyo actually nari ngiye gutangira then covid happened so ntegereje ko iyi mvura ihita se cyangwa se uyu murabo uhita hanyuma tugakomeza none. Can you share? I mean right now I can't share because I like to work on surprises like kugira ngo muri icyo gihe bizaba birimo biranaza bazavuge bati wow this is some crazy stuff ariko harimo cyane bringing the originality of the Rwandan music into the industry kandi ntibize biri traditional bikaza biri modern as we always want it to be. Right. So no longer you're working on your creativity. So music, yes, creativity biragendana, right? cyane hakaba na marketing. So iyo urebye hagati ya marketing na creativity ni iki muri byo ubona gikenewe kurusha ibindi nubwo byose bikenewe cyane? Anything icyo ari cyo cyose cyaba cyiza cyaba kibi marketing ni ikigira icyo ari cyo. So I believe marketing is the best tool
Right. So ubwo ngubwo uranyishe cyane unjombye ahantu kuko nibaza ko urivuga kuri creativity nk'umucuranzi ariko nuvuga ngo nubwo uri umunyamuziki you still see marketing as the source cyangwa nka base cyangwa nka fondation, right? So nk'umuntu akora muri business zindi zitandukanye wamubwira nawe ko ni still the same thing cyangwa is this specific kuri music? I mean, whatever we do, icyo waba ukora cyose, habe n'umuntu niyo yaba acuruza iki simbizi. Icyo waba ukora cyose, marketing, I believe, and I'm sure, niyo fondation ya success. Nko kubivuga uko success. Nice. Abizi ko mfite company ntabwo tubigana ko mfite company marketing hano nibyo nkora ariko ni ikintu ngira abantu umuntu yigeze kumbwira 10 years ago niyo hatumye nkora marketing yambwiye ati niba ufite ikintu gifite akamaro abantu shaka biggest platform uyihagarareho uscreaming uvuze induru ubwira abantu bose so iyo platform rero niyo yitaga marketing ubwira abantu bamenye kuko niyo byaba ari byiza niyo abantu batabizi it's useless, right? Muri iki gihe cya COVID-19 I know, that's true. Ko uri mu rugo akaba ari abantu benshi bari mu rugo bari kuri za telefone n'iki do you plan to do any marketing right now cyangwa do you want to do marketing after, like what are things ni gute urimo gukoresha iki gihe are you just chilling, are you doing some creativity, are you doing any marketing bimeze bite? So chilling jewe navuga ni I'm chilling kuko impamvu nkunda akazi kanjye nuko when I'm working I'm chilling. When you're working you chill, I like that. Urumva? Yeah. So navuga nti ikintu ndi gukora ubu ngubu still I'm writing some other music, I'm composing na cya kintu navuze ndi gushaka kuintroducinga cyangwa se gupropose abantu ndi kugikoraho cyane kuko it has to be something batigeze bumva kandi it's something that can move them. So I'm working on it. Navuga nti ibihe bibi ndi kubibyazamo ibindi bintu byiza cyane. Akagasubiramo ibihe bibi ubikubya so nasko bose barimo kuba negative. Ejo nakoze post kuri Facebook muravuga ngo inzara iratwishe n'iki no mugenzi aramusubiza ngo niba inzara ikwishe akora iki hano kuri Facebook. I know. Basubizanya ntabwo tubibona bibaho cyane bibaho actually ngira ngo n'umuntu uwo ari we wese wenda waba adukurikiye bajya banabitubaza ngo ese iyo umuntu aje akakubwira nabi ngo kuri comment ngo bifata gute ngo buriya ngo ntibibabaza ngo mukihanganiramo ariko these are things that exists. Mbese hari abantu babaho bameze gutyo and ntabwo tuba expectinga kubaho batari mu buzima bwacu tutababona. So navuga nti abo ngabo ntitubareba cyane ahubwo turakomeza tukafokasinga tukareba icyo dushaka gukora. Nice. Nuvuga ngo nubwo COVID-19 ntabwo kubuza gukomeza gukora ibyo ugomba gukora. I mean ndabibona ibibazo bihari, ndababaye ko abantu barimo barapfa, ndababaye ko akazi business cyane zabaye affected, ariko noneho muri iki gihe where twakuze twumva ko the only ikintu cyonyine gihenze ari time, tukarwana no kugira ngo time itaducika. Noneho this time the only thing we got is time. How do we use that time? Come on now. So nkavuga nti we better use this mu buryo bukwiye. Man, are you sure you're not a preacher? Nico, ndiko kore muri church akanuvuze ni hatari oti kwirwa tuvuga ngo time I'm busy none dufite time dutangiye kwipfusha ubusa. So now
mu gihe kiri imbere what are the big 20 actually muri ntuza muri video kuri YouTube so vision 2025 2025 yeah ni hehe wifuza kugura imyaka 5 ya mbere wakoze goals hanyuma umageraho mu myaka 4 kandi baza kubyandika gusa tubiganira ku bijyanye no kwandika goals wambwiye kubikora buri gihe you write down your goals and everything Amen. I learned it from you. Thanks to you. Good stuff. Now, imyaka 2025. Ni hehe wifuza kubura? Ni hehe how can we support you nk'abagukurikira fans, friends, family? What's your 2025 biggest goal? Mu cyongereza bayita ngo big audacious goal, big hug. Ni ya goal uvuga uti I don't know. So navuga nti ikintu cya mbere nkeneye nuko umuziki wacu mu Rwanda like uko niyo field mbarizwamo yego nuvuga ngo no matter how hard we work somewhere it is still seen as just music. Okay. And yet, business-wise, music can be actually, if not the number 1, maybe number 2 or 3. Ariko nishobora kurenga muri ntuze 3. Okay. Zishobora kuregisteringa umubare munini w'amafaranga muri GDP ya buri gihugu icyo aricyo cyose. Ibyo bintu byakozwe neza. Yeah, like okay, not GDP but the economy of the country. So nk'ama concert yabaye ushobora kuzana abantu bavuye hanze n'abari mu gihugu they get to become consumers. Okay, I get it. Okay. You get, yes. So ibi biri mu bintu nyine nakubwiye nize mu gihe cyose namaze ndimo ndiga uko bino bintu bimeze naramaze kubona ibiri wrong. So ndifuza kuyifata ikareberwa muri aspect ya business kurusha muri aspect ya just music. We listen to music when we are tired, we listen to music when we are at work, we listen to music. Ariko noneho nkuko uhora uvuga uti ngo numbers, how do those numbers make money? No, how uwo muziki abantu bumva buri munsi bumva muri byo bakora bibyara amafaranga kandi bigakomeza bikabafasha mu buzima bwa buri munsi n'ababirimo bikababera profitable business. Atari hobby gusa. Atari hobby, atari ukuvuga ngo uriya akunda umuziki none niwe yikorera, ariko akamenya ko niba agiye mu muziki it's an institution igomba kubaho ifite uko ikora isohora imiziki. Izo institution rero turazifite zimwe na zimwe zinakora ariko I don't want to say it all here but bazabona ibintu byinshi kandi bizatuma umuziki ugaragara gutyo nari mvuze. So niyo uravye hari abagiye gutembera se ni igihugu ubona so far cyamaze gusobanukirwa icyo kintu economy impact ya music kuri economy mu gihugu ni igihugu ubona kimaze kubyumva cyo supporting akurusha ibindi? In the Anglophone world, South Africa and Nigeria nibyo bya mbere. So government biri inyuma, abaturage biri inyuma, so understanding batanga n'amakredi kabisa yo gukora imiziki mu mabije y'ibihugu haba harimo ayagenewe imiziki. Like music is a thing in their country. Are you serious? Yeah, that's how it is. Okay, right. Hari ntaza gutwara umwanya munini. Hari umuntu uranditse ikibazo ahangaha mfunguye calendar ngo mfunguye ikibazo. Sorry. Yambwiye ngo mbaze ngo yitwa Paiko Rwanda kuri Facebook ngo yatangiye gute umuziki ninde afata nk'ikitegererezo mu buzima bwe kandi no kubera iki ari we afata nk'ikitegererezo. Murakoze.
So So this will sound crazy. nicyo wari wakivuze ariko ninde nk'ikitegererezo and why? This will sound crazy. I have 3 people numva ndeberaho uburyo bakora ibintu byabo and I feel inspired. Okay. So wa mbere ndi bumugire umunyamuziki kuko nibwo ndi umunyamuziki. Okay. Ni umusore w'umunyarwanda kandi w'umubirigi witwa Stromae. Oh, Stromae, yeah. Yeah. Yes. We cyane cyane mba inspired cyane kuri creativity yiwe ndetse no muri creation. That's where I'm inspired when I'm looking at him. Have you ever met him before or not yet? No. I haven't met him kuko jewe natangiye agiye muri retirement, so yeah. Niba wibuka concert yakoreye mu Rwanda yari yasaga niri muzanyuma ahita hagarika kabisa. So ntabwo yari muri circulation cyane ku buryo twari no guhura. Kandi sinigeze nyine nanjye mfata umwanya ngo wo kujya kumusura iwe. So uwundi he's a man that works hard kabisa bigaragarira isi yose atitaye kuri talent afite isi izi kuva akiri umwana ariko he works hard ku buryo ajya ku achieving ikintu twabibonye birimo biraza like twabibonye birimo biraba. Uwo nguwo akina umupira w'amaguru yitwa Cristiano Ronaldo. Man, Cristiano niho berekana talent versus hard work. Not versus, plus. Okay, good point. Yeah. Young guy versus nka Messi still works hard, but he was born with a yavuka ikirenge. Wabona umuntu nka Beckham cyangwa Cristiano, they work talent, by travel kuri talent, right? Hari abayivukana hakaba n'abayitravayaho. Yes. Ari so inspiring mu buryo bwinshi. Ntabwo ari ibyo byonyine tujya kubivugaho. I'm listening. Niki kintu why? Kuko uriya muntu yavuga ati kuki wa inspiring. Cyangwa ubanza ubarangiza wenda, it's up to you. Kinini cyane we mubonaho nkunda ni ambitions. Like you can see that the man is ambitious. Nyuma ya talent, nyuma y'ibiki byose, you can see that he is ambitious. Afite icyo ashaka, arashaka. Avuye muri Manchester United ameze neza. He wants to go to Real Madrid. Agiye kumaze imyaka 9, I don't know. Ameze neza muri iyo equipe niyo ya mbere. Ariko he still wants more, like ibyo ngibyo niba byamurambiye, I don't know. Ariko like byabaye routine. So he wants to change, to give himself another challenge. Agiye mu Butaliyani muri equipe itanafite ibikombe bingahe. Nubwo nawe aba agenda akorera ku myaka ye, ariko you can see that the man knows what he wants and he has the ambitions dukeneye kugira ngo tube inspired twese. So navuga ko ibyo biri mu bintu mwigiraho byinshi. Hanyuma wa gatatu ni umugabo ukomeye cyane nubaha nemera kandi nsanga nubwo ntakuriye imbere ye cyangwa se iki, ahubwo we kuko nakuze mubona imbere yanjye namushyira mu babyeyi banjye bandi kuko like hari igihe nkora ibintu mu mutwe wanjye ndi kuvuga nti what would he do like if he was in this situation. Ni perezida wacu. Nice. Urumva? Yeah. His Excellency kabisa. Hari igihe ntekereza nkavuga nti looking at where Rwanda was and where it is now, ukareba ukuntu igihugu cyagiye ku murongo cyari gisandagujwe gutyo kikagiye, and then the marketing Rwanda does,
under his leadership. You see it, right? Ibyo bintu nirwo mbibwira abantu. Good point. Urukumva? The way of doing things differently, utitaye ku by'abandi bashaka cyangwa se wowe uzi icyo ushaka, ufite intumbero yawe, ufite uko ugenda, and then you propose it to the market, ukanabyempoza. I find it so inspirational. So I would say those are my three like guys kabisa ndeba nkavuga ni I'm inspired. So nko muri music yawe cyangwa muri business yawe, because you're a businessman, you're a musician, but you're also a businessman, right? Ni gute, what are some of the things wakoresheje ukurikije abangaba ukoresheje zagufashije? What are the things you've been able to apply? Nk'icyo kushyize mu bikorwa, niyo kabara akantu, just an example. So if you go and ask my abantu dukorana, bazakubwira bati Yvan is so very much ambitious. Ntago bigaragara na gatoya, nubwo umaze kugira ibikombe byinshi, ntago bigaragara. It's on the level. Yeah, ntabwo ndi buze ngo nyine mbisakaza ahantu hose, sinjye navuga ni ndashaka iki, ariko like abo tukora nabo baba babizi, baba bazi icyo nshaka, kuko akenshi jewe ngaragara when I'm delivering, urumva? Ibikorwa. Yes, so niyo mpamvu akenshi umuntu wenda atabibona, ariko very very much ambitious I am. So umuntu wese wakuganirije arabizi byanze bikunze, because I know every time we talk, right, uri hano ariko I can see you're there, you're talking about this is what I want to do, ibintu byo ushaka every single time, nta nemwe tuvuga past. You're always talking about past ni sawa. Past ni sawa, biba byarabaye, turanashima Imana, ariko then what's next? Now ambition, hari n'igihe bambwira ati ariko wowe kuki uvuga the next thing kandi tukiri muri present. Ni sawa, none ko tuba muri present bikarangira, like this quarantine tuyivuzeho. We are happy muri quarantine turi aho ngaho, then pop turarangije quarantine, tuguye hanze, bafunguye imipaka, ibintu byose, ugasanga tugiye gustartinga from zero. Urumva kitaba ari ikibazo? Ugasanga umuntu yandi avuga ngo nta uhinga ngo atere imbuto mu mvura, aho guhinga no gutera imbuto mbere y'imvura. So this is the time. Voilà, uravuga uti imvura izagwa kiriya gihe dore. Kore gutya. That's ambition. Yeah. Go ahead. So ambition, ikindi navugaga, if mu badukurikiye hari abaje muri concert yanjye, they can see it was very very much inspired by Stromae. Jewe niwe wanyinspirinze kuko nagiye muri concert ye, ndavuga ni aho nabereye mbonye concert. So the concert that has a content, a concert that is entertaining, a concert that is fun. So that's what I delivered on my concert, and navuga ko kabisa, I'm proud to say that it was one of the most successful concerts mu bihe byose bimaze kubaho by'amakonseri. Hanyuma ikindi niwe nigiyeho ko someone can do a show ari umwe, kuko twe tumenyereye show zikorwa umuntu wenda agatumira umuhanzi umuruta kugira ngo attracting a crowd. Ariko I was like, no, if this is my concert, then I want my people. Abatari abanjye sawa ntibaze, ariko my people baze, mbahereze show nabateguriye, mvuge nti mfite abangaba, then I'm working hard to get more. So actually mpita nanashimira n'ubundi abantu bose baje, kuko we packed the Camp Kigali kurusha indi minsi yose uko niba barigeze packed. So navuga nti biri mu bintu byiza naba narabonye muri sofa muri career yanjye. And
yeah, navuga ni aho ngaho ni kuri Stromae, then ubu rero tugiye kuvuga kuri papa mukuru byo ni ibintu bikomeye cyane. Ni byinshi. One. Mamen, ni byinshi. Let's go. Nageze mu Bufaransa. Marketing wavuze byinshi ariko just one. Numva amakuru. Nageze mu Bufaransa. Ngiye kureba ba bantu nyine bari bambwiye ko natsindiye igikombe. Ndagenda kubareba, turaganira, tuvuga like nkimara kumenya ko natsinze na mbere ya tour, ubundi mba nzabageraho ndangije tour, ariko I said I'm going there first, menya abo bantu ni bande, bakora bate n'iki. Ndagenda, ikiganiro twagiranye uko ibintu byose byagenze, they were like, ariko turabona utameze nk'abandi bahanzi bajya babitsindira. Ndababaza ntese giye ntandukaniye he? Ati hoya, ngo hoya gusa, ngo ariko ngo ntabwo umeze nk'abandi. Ndavuga ni okay, I know the reason. Abatureze si bamwe, ariko ibyo sinabibabwiye, ariko nyine that's the nicyo gisubizo kiri evident. Obvious ntabwo twarezwe kimwe, ntabwo batureze ari bamwe, so dufite mu kinyarwanda baravuga ngo twarezwe n'intore. Nice. So yeah, ni ikinyarwanda cy'indani. Okay, ikibazo cya nyuma nshaka kukubaza, kimwe mu byo muri group abizi tuvuga ngo your network is your net worth. Abantu mugendana nibwo butunzi bwawe, ariko twaba tuti tugomba gukomeza kuzamura network yacu buri gihe. Kugira ngo uzamure network bisaba ko uva muri comfort zone ugasaba abantu kuba wa networking n'abantu bazi, sibyo? Ni ikintu cya mbere muri business, nuko ugomba kuba open kuba uti ninde muntu uzi wanconnectinga nawe wangira akamaro, naganiriza muri ibi ngibi, ubona tuganiriye tugakora nk'ikiganiro nk'iki yatugira akamaro. Sinko ko ari muri music, sinko ko ari muri business, any idea. So aho kugira ngo gusa mbwira abantu muri theory, n'ubu live ndava muri comfort zone nkubaze who do you know that I need to know, ninde wanconnectinga nawe ushaka gukora ikiganiro nka gutya bikagira akamaro, yaba muri music, yaba muri production, yaba muri business, anything. Who can you connect me with that, to help me? So abantu bo ndabazi ni benshi, igisigaye nuko twamenya if they are okay to come here live bakavuga. Ubundi rimwe na rimwe iyo badashaka kujya kuri micro, amene kuri kamera uraho uzabona nkandi ma video nkora kamera, kuko ntago ngose baba bari okay na kamera, right? We can just do audio kuko abantu batari okay, and if not I can have them have some ideas about Yaduhishuriye nkazishyiraho, but I get to connect with other people like-minded. Yes. So ko mfite liste y'abantu benshi ukabyara, mbamubwire ndaza ku draftingira liste nyiguhereze muri message. Nice. So mwanya magambo connecting with a couple people. I will. Perfect. So abantu mukurikiye mumenye ko you have to ask, nudasaba ntago uzahabwa, urumva, nudashaka ntago uzabona. Ubona ashaka kuba nagira isoni ngatinye se nimbimubwira it's live uragenda gute. No, you have to ask. So niyo mpamvu nanga kuvuga theory mbashaka gushyira mu bikorwa kugira ngo n'abadukurikira nabo bagende bashyira mu bikorwa. Ikibazo ubone no ko buri cyumweru nongeraho one new person muri network yanjye minimum. Ubu rero ko ndi muri quarantine, ushobora kuvuga ngo ndi muri quarantine ni ntuza byacitse nkabigira excuse. No. Even now, I want to add on someone. Can't you go that? So now, by tomorrow, I have a new person in my network. I'm giving you 10. Oh, messenger, Miss Crossy, what are you?
kabisa kabisa. So listen, man, thanks a lot for coming by. Honestly, igisekeje ni uko navuga nti how can we add value ku bandi bantu bakurikiye. No, I took notes. Nijye wakuyemo value nyinshi kuri business, ku myumvire, kuri marketing. There's a ton of stuff. If you don't Ariko I mean the other thing nakubwira tutarasoza, nubwo twavuze ko marketing is everything, ariko icyambere kiruta ibindi ni mindset. Imyumvire ni kuko hari igihe we wenyine wishyiraho amabariyeri, ariko igihe cyose wowe mu mutwe wawe nta bariyeri ushyizeho, bizagufasha cyane kuko ushobora kugerageza ntibikunde rimwe, ukagerageza ntibikunde kabiri, ariko ubwa gatatu bizakunda. Okay, reka noneho utubazo twihuse. Uyu munsi iyo umuntu avuze Yvan Buravan, how can you uyu munsi niba ejo ugiye iwawe wa twese, nicyo ushaka bandika ku metiyeri yawe, bazandika nihe sentence ushaka kuza kudetermine? Aho rero reka nkubwire, hari igisubizo ntasubiza mu ijambo rimwe nk'uko numva turi kwihuta, ariko I'm available. So icyo sinabona ndifuza ko actually nta nubwo mba ndi gutekereza ku rupfu, ahubwo reka charging ntuza computer. Ariko I'm listening. Ntabwo utekereza ku rupfu, ndavuga okay, so how do you want to be remembered? I guess that's my question. How do you want to be remembered? So I want to be remembered as a revolutionary in my field. Nice. So hari aho nasanze umuziki uri, hari aho uri ubu ngubu, hari naho nshaka ko ugera, urumva? So ibyo byose ndifuza ko byazaba recorded, wenda umuntu akavuga ati bwa mbere ninjira mu muziki byari bimeze gutya, nkuvamo bimeze bityo. So ndumva ari cyo kintu cya mbere nifuza, kandi nicyo nkiri gukoraho. Mu byo wavuze ambition, hard work, dreams and goals. What is the one word? Nihe jambo rimwe wavuze? Ambition, wavuze hard work, wavuze goals. Nihe yaba ya number one? Muri ibyo byose? Yeah. I would say what would I say? I mean, success, positivity. Umutwe. Umuntu urimo gutangira umutwe ukavuga uti kutwe bigomba gucamo. Kutwe bigomba gucamo. Kuko icyo ngicyo nicyo kuko icyo ngicyo nicyo kita kigenda kigafeedinga hard work yawe, kigafeedinga uburyo ushaka gusharpeninga dreams zawe, like mu mutwe ugomba kumenya ko bigomba gucamo, niho bihera. Uyu munsi nk'umuntu urimo gutangira business wiyemeje kujyamo, uvuga ati iyi covid izangira kabisa, I'm hitting the ground, cyangwa ari hagati abana byanze, byaba ari business, byaba ari music, byaba ari umuntu uri mu kazi yifuza kujya kuri niveau, byaba ari nicyo amubwira uretse ko twatubwiye byinshi. Muri 2012 cya gihe tukihurira mu mujyi aho twigiraga, wigeze kuduhereza ikizami, uduhereza 2,000. Actually sinzi umuntu wakimpaye mu bo twiganaga. Wowe watanze urugero uti se nguhaye 2,000 wabibyaza ngahe? So jye numvaga bishoboka, mubwira umwe mu bo twiganaga, ndamubwira nti sasa jye mpa 2,000, urumva jye nzakuzaniraho 2,500 ejo bundi.
umunsi mbese wagombaga gukurikira nanjye ariko yari challenge nashaka kwihereza so naragiye icyo gihe ndabyibuka ewana ndavuga nti niki noneho ngiye gukora muri aya mafaranga ku buryo ndi bwunguke urumva ndagenda urumva ntabwo nari muto cyane ariko buriya agenda inshuti y'abana batoya ndi inshuti y'abantu bakuru ndi inshuti y'abo tungana so naragiye mu bana batoya nzi mbakorera utubarafu ufata spadipe ukayishyira mu mazi ukayikoroga neza ugashyira muri firigo iri mu gasashe hanyuma zamara kuba barafu abana barazikunda cyane icyo gihe nacuruje twinshi kabisa bibiri bya mutipe mbivanamo nkuramo n'inyungu yanjye ubundi musubiza 2,500 ndavuga nti bya bintu birashoboka nuko icyo gihe nari ndi mu ishuri nigeze mbasha gukomeza iyo business ariko nari nkoze experiment yanjye nashaka gukora mbona ikiyemo kabisa uribuka ko icyo gihe tubiganira avuga ngo afite ibitekerezo ngo icyubura ni umutahe afite ibitekerezo ni umutahe no ibitekerezo nakoresheje nyine iyo network y'abo bana kabisa niyo yanyishyuriye amafaranga nice anything else ikindi watuganiriza mbere yuko dufunga you can see it's not an interview man. We're just chatting. I'm listening. I know. Ikiganiro ni sawa cyane. Ndumva aricyo navuga n'ubundi. Ni sawa cyane. Nubwo mbere nkoze ikiganiro ndi normal ndi mu rugo nk'ubu tuvugana ndi mu cyumba cyanjye. So niba hari abo ibyo twaganire byafashije bakomeze batwaze courage mu byo bakora. Kandi determination yawe niyo izatuma ugera aho ugomba kugera niba hari aho ushaka kugera so nibyo navuga ikindi mukomeze mugubwe neza mugume mu rugo ariko uyu mwanya ntimupfushe ubusa so ndumva ari ibyo navuga. Ladies and gentlemen, Buravan, thanks again man. Asante sana songeye